Torero ry'Imana risangiye gucungurwa muri Yesu Kristo, ndabasuje mwese aho muri hirya no hino ku mpande z'isi. Ndasuza ko z'Imana bari mu bihugu by'abaturanyi Tanzania, Uganda, DRC, Congo ndetse n'u Burundi, by'umwihariko abanyarwanda muri rusange. Nongere nanone mfate umwanya suhuza abakozi b'Imana bari mu bihugu bitandukanye muri Afrika, South Africa, bari muri Senegal, bari muri Cameroon, abakozi b'Imana bari ku mugabane w'Uburayi, Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ndetse no muri Aziya na Australia. Imana ibamugisha aho muri hose mu kwikirana ijambo ry'Imana. Ndabasaba kugira ngo umwuka w'Imana bari namwe kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza nahawe uyu munsi kugira ngo mubasangize. Ni mwene so Robert Ndemezo, umubwiriza butumwa bwiza. Numva rero ngira ubuntu uyu munsi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana kandi ryiza. Nahaye umutwe uvuga ngo kwihana nyakuri, sobanukirwa kwihana nyakuri cyangwa se true repentance. Ejo twavuze tuvuga ku bigendanye n'icyaha. Icyaha ni iki? Uyu munsi tugiye kureba, ndizera neza ko ubugingo bwanyu bumaze guhemburwa n'ijambo ry'Imana tubasangiza buri munsi, kandi nizeye ko wasobanukiwe icyaha neza. Uyu munsi ugiye gusobanukirwa noneho uburyo bukwiriye kwihana nyakuri Imana yishima cyangwa se Imana ikunda. Ni rero bwa buryo mutumenyereye n'ubundi. Turacyari mu minsi 40 y'amasengesho. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 19 w'amasengesho y'iminsi 40 kugira ngo dukomeze tugendane nk'uko twabibabwiye tugitangira. Hanyuma rero tugiye gusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ritubwira aya masaha. Mana yanjye, Mana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Ndagushimira ubwirija mu mpaye, reka kandi nkoreshe mubere igikoresho bivugire kandi utagere nanjye usozere nanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu usabye nizeye, amen amen. Turasoma ijambo ry'Imana. Ejo twaganiriye ku kigendanye n'icyaha icyo ari cyo. Uyu munsi turaganira ku kigendanye n'ukuntu ukwiye kwihana. Iyo dusomye ibyanditswe byera cyangwa se scripture background, hari icyo ibyanditswe byera bibivugaho. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwaka 3:19 aho bivuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Leta shimwe cyane. Aya ni amagambo Apostle Peter cyangwa se Petero yavugaga nyuma yo kugira gute, nyuma yo gukiza iki kimuga cyakiri ku irembo bita ryiza cyahoraga gisabiriza, ariko kubera imbaraga z'Imana, kubera divine healing yari muri Petero na Yohana, byabaye nk'uko ategeka kiragera nta kintu cyasaga amafaranga, kikaba gisaba ubushobozi. Ariko kibonye Petero na Yohana mu isaha ya saa 9 gusenga, Bibiliya iravuga ngo cyarabatumbiriye bakibwira ngo ifeza neza nabyo zifite, ariko icyo dufite twakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nuko rero kwizera kwacu kwanyikijije. Amagambo Petero yavuze arabahamiriza. Iyo usomye muri 3:1 ubona Petero yigisha abatanijwe no kureba abakijijwe. Ngo nuko agifashe Petero na Yohana, abantu baraza birukanyira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo bumiwe cyane. Petero yibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo b'Isirayeli, ni iki gitumye mutangarira ibi, mudutumbirira iki nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa se kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Atajya kubahamiriza rero ko uwo mwana yakijijwe n'iki? Yakijijwe kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera hawe n'uwo Yesu niko kumukirije
rwose imbere yanyu mwese. Bivuze ngo imbaraga iki kiremwa cyakize cyangwa se iki kimuga ntabwo byatewe no gucyaruka kwa Petero, no, ntabwo byatewe no gucyaruka kwa Yohana, ahubwo kwizera kwe, kwizera iryo zina ry'umwana w'Imana Yesu Kristo niryo ryamuhaye ububasha bwo gukira izo ndwara. Kandi aramuzana n'abahamiriza ko bikozwe na ba wundi bacumise babambye nta cyaha afite, hanyuma bakica umukiranutsi bakarokora abanyabyaha. Arabahamiriza Petero kuko yaramaze umwanya mutoya, yaramaze muri minsi amaze kwakira umwuka wera wo guhamya. Hanyuma rero imbaraga z'Imana zikumanukiye ubasha guhamya, ubasha kuba umugabo nyamugabo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero wese avuga ngo ababwira ayo magambo urumva nabo yahise bacumita mu mitima yabo, bumva koko ibyo bakoze ntabwo ari byiza. Niyo kuvuga amagambo ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwiza itose ku mwami Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero hari ibintu bine mukwiye kwitondera. Ibintu bine birimo aha ngaha: cya mbere ni ukwihana, kabiri ni uguhindukira, gatatu ni ukugira umutima mushya cyangwa se ibyaha byabo bigahanagurwa, kane ni ukugira ububyutse cyangwa se ugahabwa iminsi yo guhemburwa ivuye ku mwami Imana. Tugiye kureba rero ngo kwihana ni iki. Niyo ushaka kugira gute tuba tuganira kwihana ni iki. Turasoma urwandiko rwa kabiri Petero yandikiye Abakorinto cya kabiri mu murongo wa 8 ngo nubwo nabatesha agahinda rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuzaga mbonye yuko urwandiko rubateye agahinda nubwo kara ku mwanya muto gusa kagashira, none ndishimye. Icyakora sinishimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Bene data, kwihana ni iki rero? Kwihana ntabwo ari ukuvuga amagambo menshi. Kwihana ntabwo ari ukurira. Kwihana ntabwo ari ukikebagura ngo wambare ibiguniya ngo wumve ngo byacitse, no. Kwihana si ukurira ugahubura kuko icyaha kikubabaje. Kwihana ntabwo ari ukwatura buri munsi. Icyaha kivaho iyo wemeye kukireka. Icyaha Imana kikubabarira iyo utakigikora. Igihe cyose rero ugikora icyaha ntabwo kwihana kwawe kuba kwakuzuye. Cyuta kwihanira kureka. Kwihanira kureka, confess and forsake for sin. Ni ukuvuga ngo kwihana byuzura iyo ubiretse. Ni icyemezo ufata ukareka icyaha cyose. Hari intambwe zo kwihana narazibabwiye. Iyi ntambwe zo kwihanira ni ukureba ibyo ukora, ni ukureba ibyo uvuga, ibyo utekereza, ibyo ubamo, kabiri ukabigaya, gatatu ukabyanga, kane ukabizinukwa, gatanu ukicuza umwanya watakaje muri ibyo bintu. Izo ni intambwe umuntu wese akwiriye kuba azi mu mutima we kugira ngo abashe gutera intambwe yo kwihana nyakuri. Hanyuma rero kwihana yabasobanuriye. Iyo usomye ubona abantu benshi bahora batuye ibyaha bimwe bitarangiye. Basanga umunsi yatuye ubusambanyi, ejo abusubiyemo, yatuye kwiba, ejo abisubiyemo, yatuye kubeshya, ejo abisubiyemo. No, uko si ukwihana. Kwihana nyakuri Imana ishima ni ukwatura icyaha ukakireka. Aha ngaha matinde gakeya n'abavugabutumwa babyumve neza ndetse n'abashumba. Hari uburyo butanu bwo kwihana. Icyambere yango mbwira abantu bakimenye ni recognition of sin. Nukuvuga ngo ugomba kubanza kwigishwa ugahabwa ijambo ry'Imana. Icyo ni kimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana ryo rikumurika mu mutima ukamenya ko uri umunyabyaha. Icya kabiri ukagira ibyo bita confession of sin. Confession of sin ni ukwatura. Iyo uwumvise ijambo ry'Imana ukumva rikumenya umutima, ukumva riragushwanyaguje, rikwiriza mu mbaraga zo kwatura icyaha mu izina ryacyo. Iyo umaze kwatura icyaha mu izina ryacyo bikwiriza mu mbaraga za contrition of sin for sin. Ni ukugira umutima umenetse, umutima umenekeye Imana, umutima ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Uwo mutima uraza kukwinjiza mu mbaraga zindi nakwita decision to seek
for sin, ziraza kwinjiza mu kwihanira kureka mu gufata icyemezo ukareka icyaha. Hanyuma rero ikintu cya kane, iyi ngingo ya kane, decision to forsake for sin, ni ugufata icyemezo ukareka icyaha. Ni nabo dukwiye kureba nta handi. Iyo watuye icyaha, iyo ugeze umutima umenetse ariko ntukwiheze mu mbaraga zo kureka icyaha, rero icyaha watuye, icyo cyaha kiba kigumyeho ntabwo kibasha kuvaho. Hanyuma rero iyo umaze gufata icyemezo, nibwo haza ikintu cyitwa guhindukira. Urahindukira. Guhindukira ni iki rero? Narahagera gakeya, nibwo uhita uhindukira. Icya gatanu ni restitution of sin, ni uguhamya mu bandi ko bakira agakiza. Niba hari n'ibyo abandi wibye ukabisubiza. Tugiye kureba ingero z'abantu bihannye neza, bakuzuza ibisabwa Imana ishaka. Abantu bihannye, kwihana kwabo kukarangwamo na recognition of sin, kumva ijambo ry'Imana bakumva gusa bakizera. Kabiri, bakagira confession of sin, bagahita batuza ibyaha byose bakoze. Gatatu, bakagira contrition of sin, bakagira imitima imenetse, bakamenekera Imana. Kane, bakagira decision to forsake of sin, bagafata icyemezo bagahindukira. Gatanu, bakagira restitution of sin, bagahamya bakanasubiza ibyo abandi bibye. Tugiye kwegera z'abantu. Icya mbere, umuntu wa mbere dusanga muri Dawidi muri Zaburi 55 uburyo yihaniye imbere y'Imana amaze guhanurwa n'umuhanuzi Natani. Twabonye ko yihaniye arameneka, aca bugufi yihaniye imbere y'Imana. Imana yamubabarira. Tubona ugaruta Zakayo muri 19 Luka murongo wa mbere. Tubona kujya murongo wa 10. Tubona neza ko Yesu ubwo yazaga yahuye na Zakayo. Bivuga iki? Zakayo ahita agira umutima wo kuza igiti kuko ari mugufi cyane. Yari mugufi cyane. Mu yandi magambo, Yesu ahita amurika mu mutima wa Zakayo. Zakayo abona ko ari umunyabyaha. Ahita yumva ko ari umunyabyaha. Ijambo ry'Imana ryamuritse mu mutima we, ko Kristo ni ijambo ry'Imana rimuritse mu mutima we, abona ko ari umunyabyaha. Amaze kubona ko ari umunyabyaha, nta kindi bihita bimwinjiza mu kwatura ibyaha bya mu mutima, arabyatura. Gatatu, agira umutima umenetse, amaze kurekera Imana, ahita yumva ko nabo yibye bose yari umukoresha w'ikora. Abwira Yesu ati Yesu amaze kuvuga ati uyu munsi ndarari wawe, nta kindi yahise anavuga yuko ibyo yatwaye byose, yibye abakene bose, ibyo yabanyaze bose, abibara inshuro zinga inshuro enye. Hanyuma icyo kintu cyaza kuza mu buryo bwa gatanu bwo kwihana kuzuye bita restitution of sin, ni ukuvuga mu buryo bwa gatanu bwo kwihana, ariko noneho ugahamya mu bandi ko wakijijwe. Hanyuma ukanasubiza ibyo abandi wibye, niba warabyibye, niba waresorotse ukabitwara ukabibasubiza. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma rero hari umuntu usanga yakora ngo Imana mbabarire, mfite urugo ariko uriya mukobwa arimo arangusha. Hari abavuga ngo abari mu mazu y'abandi batari ayabo, baba baranayabohoje nabo atari ayabo by'ukuri, ugasanga yabisoreje aho ngaho. No, kwihana nyakuri nuko ukwiriye kumva ijambo ry'Imana ukumva ko uri umunyabyaha. Byo ubwabyo bikumurika mu mutima, bikabwira ko uri umunyabyaha. Kabiri, bigahita rikwiza mu mwanya wo kwatura. Wamara kwatura ukagira umutima umenetse, umutima ushinjagura ijambo ry'Imana. Uwo mutima rero niwo ugushoboza gusubiza ibyo abandi wibye cyangwa ibyo abandi babohoje. Niwo ugushoboza kuva mu busambanyi, niwo ugushoboza kuko nabyita ko ari godless soul cyangwa se soul of God cyangwa se ubuntu bw'Imana. Ibyo byose rero ukwiriye kubimenya. Agahinda ko mu buryo bw'Imana, godless soul, agahinda ko mu buryo bw'Imana. Bene data rero, iyo umaze kumenya ibyo ngibyo nibwo ureka icyaha. Iyo umaze kugira agahinda ko mu buryo bw'Imana ukamenekera Imana, nibwo ufata icyemezo cyo kureka ibyaha wakoraga. Hanyuma ukajya hirya no hino ugahamya ko wari umunyabyaha ariko wakijijwe. Niba ari ibyo abandi batwaye cyangwa se wibye ukabisubiza. Hari abantu uzasanga ubona bavuga ngo ugasanga umuntu yasambanye n'undi mugore, akana kujya kwatura umugore we kuko yamuciye inyuma akajya kwaturira abandi. Icyo ni ikinyoma. Sanga umugore wawe umwaturira icyaha cyawe, muri babiri mu nzu, muri mu gitanda, mwaturira icyaha cyawe, icyaha akikubabarire, nta kindi. Winosereza ngo ujye gusaba imbabazi mugenzi wawe, ngwino unyaturize, ngwino unyaturije, ngwino unsabe imbabazi, nditaye kuziguhereza. Ntabwo rero
nakwatura ngo mana ngo ndubatse ngo ngura umukobwa arimo arasenyera. Kwihana nyakuri ni ukureka iyo shoreke ukabona n'umugore wawe iki w'isezerano. Niba wibaga kugira ngo wihane by'ukuri, niba ari miliyoni wibye ntubasubize, nta kindi. Kwihana kuzuye ni ugusubiza ibyo abandi wibye ukabibasubiza, ukagaruka ukaguta Imana ndabisoje, kandi ukabasaba n'imbabazi. Ikindi cyongeyeho kwihana nyakuri, ayo ni amakosa abantu bagwamo buri munsi ugasanga umuntu arafite icyaha cyo kidahinduka. Kwihana nyakuri ni ukwatura icyaha ukakireka, nta rero kugikora buri munsi. Niba ibyo abandi wajyanye nta kindi, bahamagare ubasabe imbabazi ubasubize ibyabo. Niko kwihana nyakuri nicyo kuvuga. Zakayo akimara gukizwa ngo yaranyanyagiye mu bo yambuye bose abasubiza ibyabo ndetse abibarika kangahe kane, kugira ngo kwihana kwe kube kuzuye imbere y'Imana. Uko ni ukwihana. Kwihana no gufata icyemezo, ni uguhita uhaguruka mu byo wakorwa byose ugafata icyemezo ukabireka kandi wongeye kugira gute ntiwongere kubisubiramo. Uko niko kwihana nyakuri. Rero si ukurira, si ugura umena amarira imbere y'Imana, si ugura ufite agahinda kenshi. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, ariko kakaza n'ubugingo buhoraho mu mutima, agakiza, salvation. Ariko agahinda ko mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'isi gatera urupfu, ni agahinda ko mu mwanya mutoya. Ukicuza mu kanya mu Imana mbabariye gusamba ukongera gusamba, Imana mbabariye kwiba ukongera kwiba, Imana mbabariye kubeshya ukongera kubeshya nanone. No, ibyo si uko bikwiye kugenda. Rero kwihana nyakuri ni ukwihanira kureka, no gufata icyemezo ukava mu marangamutima yawe ugafata icyemezo, nta kindi. Aho no kwihana rero, icya kabiri ni uguhindukira. Hanyuma guhindukira ni iki? Umuntu amaze kwihana wateye intambwe kugira ngo ubundi wihane neza, ugomba kumenya ko icya mbere uri umunyabyaha. Kabiri, ukamenya ngo ninde ukwiriye kumbabarira ibyaha byanjye, ni Yesu Kristo. Gatatu, ukatura icyaha mu izina ryacyo. Kane, ukagira umutima wizera imbabazi ko Imana ikubabarira ibyaha byawe. Gatanu, ugasaba ukagira umutima noneho wanga icyaha n'igisa nacyo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero guhindukira ni iki? Umuntu wamaze kwihana, wamaze kuba muri bwa buryo bungahe butanu babwiye: recognition of sin, kabiri confession of sin, gatatu hakaza contrition kugira umutima umenetse. Kane, decision to forsake for sin. Gatanu, destitution of sin. Bivuze ngo ni ukuri kuri umunyabyaha ni kimwe. Kabiri ukatura. Gatatu ukagira umutima umenetse. Kane ugafata icyemezo ukareka icyaha, confess and forsake. Ukatura ukareka. Kane ugafata icyemezo ukava mu byaha. Gatanu ukagira icyo bita guhamya cyangwa se restitution, no gusubiza iby'abandi niba hari ibyo wibye ukabisubiza. Hanyuma rero iyo ari ibyo ngibyo bikwinjiza mu cyo bita guhindukira. Guhindukira ni iki? Guhindukira niba wari mu mafilime ni ukuvayo, niba warebaga amabuno y'abakobwa ni ukuvana y'amaso, niba warebaga amaguru y'abakobwa ni ukuvana y'amaso ugatumbira Kristo, niba wabaga muri za pornography ni ukuvana y'amaso, niba watinda kuri telefoni igihe kinini ni ugukurayo ubwenge bwawe n'umutima wawe n'ubugingo n'imbaraga zawe ukajya ku Mana. Mu yandi magambo ni uguhindukira mu cyerekezo gishya. Niba wari mu cyerekezo warebaga ibumoso ni ukureba iburyo ugahindukira umaramaje. Uko niko guhindukira. Hanyuma guhindukira rero, niba wakinaga dame ni ukuzivamo, niba wagendaga n'abantu b'abasambanyi n'abasinzi ni uguhindukira izo gurupe ukazivamo. Ni uguhita mu yandi magambo, iyo umuntu agikizwa amaze kwatura, amaze kugera mu murongo wa Kristo, icyo akora ni uguhindukira. Guhindukira rero, niba hari gurupe yawe wagendanaga nayo y'abasinzi ni ukuyivamo, niba ari ubusambanyi ni ukuyivamo, niba wicaga mu tubare ni ukuhahunga ukavayo ukicara ahandi. Mu yandi magambo ni uguhindura ibyicaro, ni uguhindura imigendere, ni uguhinduka mu bwenge, ni uguhinduka mu bitekerezo, ni uguhinduka mu maso, ni uguhinduka mu mivugire, ni uguhinduka mu mutima, ni uguhinduka mu bikorwa by'umubiri byose ugahindukira Kristo. Iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu, intambwe ya kabiri ihita kwinjiza mu ntambwe ya gatatu ibyaha byawe bikanajya gute guhanagurwa. Intambwe ya gatatu rero ni ububyutse. Ugira ububyutse. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye muri nuza mu Baroma 14:1, Paul mwanya yanditse ngo ni ukuri bene data afite imbabazi z'Imana, nimutange imibiri yanyu ndabinginga ko imbabazi z'Imana
mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Mwere kwishora nk'iki gihe ahubwo mugire imitima mishya, muhinduke rwose mugize imitima mishya. Umutima mushya n'uwera hano kugira ngo ngaha rero iyo umaze guhindukira bikwinjiza mu kugira umutima mushya, nibwo ibyaha byawe bihanagurwa imbere y'Imana. Umutima mushya rero niba mutima Yesu Paul intumwa yavuze mu Mafilipi 5 ngo mugire wa mutima waga muri Yesu Kristo, umutima w'urukundo, umutima w'imbabazi, umutima wo guca bugufiya, umutima wo kugira ubuntu, umutima wo kwihangana, umutima wo kugwa neza, umutima wo kwirinda. Imana ishimwe cyane. Uwo ni umutima wambara. Hanyuma ahari uriya mutima ntabwo haba hakiri ibyaha. Bivuze ngo ububyutse cyangwa se ibyaha byawe imbere y'Imana byavuye. Mu yandi magambo, iyo wagize umutima mushya haba hari the practice of the presence of God cyangwa se ubusabane bwawe n'Imana. Haba harimo relationship between you and God cyangwa se ubusabane hagati yawe n'Imana. Nibwo buguhesha kugira umutima mushya muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero iyo udafite umutima mushya muri Kristo Yesu uba uri umunyabyaha, uba uri imbata y'icyaha. Hari ibyaha uba utarareka, hari ibyaha uba ugikora, hari ibyaha uba ukigenderamo, ariko guhindukira ni ukureka icyaha. Iyo usomye muri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, guhindukira ni iki? Guhindukira ni iki? Igice cya mbere, guhindukira muri ni iki Yesaya yabivuzeho? Icyo ni icya mbere. Umurongo waho wa kangahe? Ngo wa mbere. Umurongo wa 16 ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu biri imbere yanyu, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Imana ishimwe cyane. Ibi ngibi rero ari amagambo Yesaya yanditse mu gice cya mbere yo kwihana. Guhindukira rero ni ugushyira mu bikorwa amagambo, ni uguhita ukora ijambo ry'Imana ubundi rigutegetse, ni ukudatandukana n'itegeko ry'Imana ngo urigabanye cyangwa se uryongereho. Hanyuma rimaze guhindukira nibwo haba ubona guhabwa iki? Umutima mushya. Guhindukira rero harimo kuzinukwa, harimo kwanga, harimo kugaya, harimo kwicuza, mu buryo bw'iki? Mu buryo budasubirwaho. Harimo ibyemezo bitandukanye. Hanyuma rero kugira umutima mushya ni ukwinjiza mu kintu cya kane bita ububyutse cyangwa se guhabwa iminsi yo guhemburwa ivuye ku Mana. Ububyutse rero ntabwo Imana yaguha imbaraga. Ububyutse ni uguhabwa imbaraga zinesha icyaha n'igisa nacyo. Iyo umaze kugira umutima mushya, umutima Kristo yishimira akaza muri wowe, ubumana bwose ukaba muri wowe, icyaro cya kane uhabwa n'imbaraga mvajuru zigushoboza kureka icyaha n'igisa nacyo. N'imbaraga uhabwa zigushoboza kureka icyaha n'igisa nacyo. Ni ububyutse, ni iminsi yo guhemburwa ivuye ku Mana. Mu yandi magambo rero izo mbaraga zigushoboza kwihana kureka nta handi wazivana, ziva mu kwihana neza kabiri, guhindukira umaramaje gatatu, ukagira umutima mushya waga muri Kristo kane, ugahabwa imbaraga zinesha icyaha. Hano kunanga bishuka rero kuva ko kubwiriza neza ukumva ko ngo ari ububyutse, kuririmba neza ukumva ngo ububyutse, gushumba neza ukumva ngo ububyutse. No, ububyutse Imana butanga igihe cyose umugabo n'umugore mu rugo rwabo bemeye guca bugufi imbere y'Imana, bakihana, bagahindukira, bagahabwa umutima mushya. Umutima mushya ni uguhuza umutima, bagahindukira, bagahabwa umutima mushya. Nibwo bakabona guhabwa iki? Kuba umuntu umwe muri Kristo, umutima mushya. Hanyuma bakabona guhabwa iki? Iminsi myiza yo guhemburwa ari ububyutse Imana yagize gute ibahaye. Kugira umutima mushya rero bisobanura ibyaha byawe biba byamaze guhanagurwa imbere y'Imana, biba byamaze kuvaho. Hanyuma rero iyo bimaze guhanagurwa no guhabwa imbaraga zinesha icyaha, nta kindi. Ubwo rero abagiye kwitanya ibintu, kuririmba, kubwiriza, gutura neza, kimwe cyacu n'amaturo so guhabwa imbaraga zinesha icyaha. No, imbaraga zinesha icyaha ziva mu kwihana, recognition of sin, mu kumva ijambo, kumva ukizera kabiri. Hanyuma ibyo ngibyo izo mbaraga zikwinjiza muri confession of sin, kwatura ibyaha byawe. Umaze kubyatura
uhita ugira umutima umenetse, umutima umenetse, ubwo ni umutima mushya mwumve neza. Contrition for sin, niwe Imana itugweza umutima umenetse. Umutima umenetse rero ukakwijeza nanone muri decision to forsake for sin, gufata icyemezo kwihanira kureka. Imaze kwihanira kureka rero bikwije muri restitution of sin. Cya gatanu, guhamya no gusubiza iby'abandi niba ari byo wibyuka bisubiza uko Zakayo yabikoze. Uwo muntu rero maze kwatsa mu buryo butari Imana yemera, uwo muntu nibwo ahita ahabwa izindi mbaraga zo kwihanira kureka. Nibwo uhita uhabwa icyo bita ububyutse cyangwa se iminsi myiza ivuye ku Mana kugira ngo iguhembure. Uko niko kwihana nyakuri. Reka twihuse dusome imirongo mwingahe. Tugiye kureba noneho ati nakwita remission of sins. Nubango there is no remission of sins without true repentance. Muyani magambo nta remission of sin. Remission of sin ishobora kubaho hatabaho true repentance. Muyani magambo nta kwari ibyaha ushaka kubaho hatabaho kwihana nyakuri. Kimwe nk'uko adashobora kubaho true repentance nta godly sorrow, cyangwa se ntabwo ushobora kwihana nyakuri hatabaye agahinda, utagize agahinda ko mu buryo bw'Imana, umenekera Imana y'agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Ntabwo aribyo byakunda bene data. Ibyo tukwiye kwicara tubizi tukanabimenya. Hanyuma rero itegeko ry'Imana the command not to sin, itegeko ry'Imana ntabwo ritwemerera gukora icyaha na gato. Nta burenganzira dufite bwo gukora icyaha na kimwe. Tugiye kureba aya magambo akomeye cyane muri muri confession cyangwa muri recognition of sin. Ibyo izanambwe eshanu. Izi nizo ntambwe ngiye gusorezaho rero. Intambwe eshanu kugira ngo umuntu akizwe. Ni ukuvuga ngo ibi birareba abavuga butumwa, birareba abashumba n'abandi bose. Ntabwo intambwe zinga eshanu: recognition of sin, confession of sin, hakaza contrition. Recognition of sin ni ukumva ijambo ry'Imana rigakora ku mutima ukinjira mu kwihana, mu kwatura ibyaha, confession of sin. Gatatu, contrition for sin, kugira umutima umenetse kandi decision to forsake sin, gufata icyemezo ukihana kureka. Gatanu, restitution for sin, ni uburyo bwo kwihana ugahamya ugasubiza iby'abandi niba yaho niba warabijyanye. Tugiye kureba imirongo ivuga ituma umuntu yinjiza umuntu mu kwihana icyaha. Recognition of sin turasaba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwacu na Mariko 2:17. Mariko 2:17 birivuze iki? Biravuze ngo Yesu abyumvise arababwira ati, abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Ahangaha Yesu yaje gushaka abakiranuka, inama zazimiye. Ntabwo yaje gushaka iki? Abakiranutsi. Yaje gushaka inama zazimiye. Bivuze ngo aho umurwayi umuganga ari niho abarwayi bagomba kuba bagize gute bateraniye. Hanyuma rero Yesu yaje gushaka abapfuye, ntabwo yaje gushaka abazima. Mu yandi magambo rero aho yajyaga hose yicaranye n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha bakamuseka abafarisayo, ariko we yagira ngo yigarure imitima yabo, aha abantu bakize babone divine healing, babone gukira babone imbaraga z'Imana, babone agakiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero uyu murongo utwinjiza muri recognition of sin. Iyo Yesu ahuraga n'abantu yarabakizaga, yarababwirizaga bakumva bagahita bahindukira bakamukurikira. Nanone wakongera ugasoma muri Luka 5:32. Bibiri ivuze iki? Bibiri iravuze ngo sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha ngo bihane. Nawe mwene data rero nanjye uvuga ntabwo nahamagariwe gushaka abakiranutsi, nanjye nahamagariwe kubwiriza abanyabyaha, abapagani, kugira ngo bihane bareke ibyaha byabo babone kwinjira mu nzira mu bwiza bwabo babone agakiza. Iyo ngiye tubyita recognition of sin. Harimo kujyaha mu bihugu byose mu bantu Imana yaremye, ukababwiriza ijambo ry'Imana, ukabwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakihana
bakava mu byaha. Hanyuma rero iyo bumvishe ntabwo ushobora guhamya Kristo utamwizeye, ntabwo rero wanamwizera utamwumvishe, nta nubwo wakumva utigishijwe, nta nubwo rero wakigishwa nta batumwe n'Imana kubwiriza. Niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo mbwirize abantu ko natumwe kugira ngo mbwirize abantu bumve, hanyuma kumva kwabo kubahe kwizera kwabo kubahe guhamya. Iyo niyo recognition of sin. Icya kabiri ni confession of sin. Confession, uburyo bapfira ibyaha. Turasoma mu gitabo cya Salomo yanditse cy'Imigani 28 umurongo wa 13. 28 umurongo wa 13. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabereka azababarirwa. Uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Wowe uhisha ubusambanyi ngo ataguseka, wowe uhisha ibyaha byawe kubera isoni zawe, wowe uhisha kunywa inzoga n'ubusinzi n'ibindi, ntubyature ngo ubireke, uzahura n'ikibazo. Umuntu wese uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza, ngo ariko ubyatura akabereka. Kwihananya kuri rero ni ukureka, si ukwatura icyaha uyu munsi ejo ugisubiremo. Kwatura icyaha ni ukukireka burundu, niyo kwihana Imana yagute yishimye. Iyo niyo confession of sin, kwatura icyaha ukakireka. Ni imirongo myinshi ariko ntabwo ndi buyijyemo. Ndasimbukira muri contrition for sin, kugira umutima umenetse cyangwa se broken and contrite heart. Broken and contrite heart, kugira umutima umenekeye Imana. Turasoma muri Zaburi 51:17 aho Dawidi yihaniye neza nyuma yo gusambanya muka Uriya. Tubategera umusozo aho Dawidi yihanye amaze gusambana muka Uriya, amaze guhanwa n'umuhanuzi Natani, ariko aca bugufi arihana ati, Mana kuko imbabazi zawe nyinshi usobanura ibicumuro byanjye byose, arigaya agira umutima umenekeye Imana. Ariko amaze kwakira ibyo byaha Dawidi yarabiretse. Nubwo bavuga ngo Dawidi yari umunyabyaha cyane, ariko Bibiliya ivuga neza ko Dawidi mu bami ba mbere 15:5 biravuga ngo Dawidi yakoze ishimwe imbere y'Uwiteka ngo ntiyakeshwa ngo abe mu ijambo Uwiteka yamutegetse ngo kiretse mu bya Uriya w'umuheti. Bivuze ngo Bibiliya igaragaza icyaha cya Dawidi ku busambanyi buriya. Ariko nanone muri Zaburi 51:17 tubona ko Dawidi yihaniye kureka. Nyuma yo gusambana muka Uriya ntabwo twongeye kubona Dawidi yongeye gusambana, yihaniye kureka. Nibwo Imana yaje gute yamubabariye. Dawidi yihaniye kujya gute? Yihaniye kureka. Ntabwo yongeye gusubira mu cyaha. No, ntabwo yongeye gusubira mu byaha Dawidi. Ni ahantu birivuga ko Dawidi yasambanye kabiri. Dawidi yasambanye rimwe muka Uriya ndetse abagore be, Abusalomu umuhungu amaze kwasamana ku karubanda. Ntabwo Dawidi yongeye kujya gute kujya mu byaha by'ubusambanyi. No, yihaniye kureka. Muri Zaburi 51 niho Dawidi yihaniye kureka, ariko icyaha cyose gisa nacyo Dawidi rero nuko biri muvuga, kandi yakoze ibishimwa imbere y'Imana. Nihuse rero ku cya kane, decision. Hanyuma rero kuri contrition for sin hari icyo bita godly sorrow. Godly sorrow cyangwa se kugira agahinda ko mu buryo bw'Imana, cyangwa se inadequate to change a lifestyle. Mu yandi magambo, agahinda k'Imana gaterekana kuticuzwa kakuheza mu mbaraga zo gufata icyemezo ukareka ibyaha, hanyuma ukabona guhamya mu bandi ko wakiriye agakiza. Icya kane rero ni decision to forsake sin. Cyangwa se gufata icyemezo cyo kureka ibyaha. Aha ngaha turabona ijambo nakwita ngo confession, cyangwa se confess and forsake sin to obtain mercy, cyangwa se kwatura ibyaha ukabereka kugira ngo ubone habaho imbabazi z'Imana. Kwatura ibyaha ukabereka kugira ngo ubone kwakira imbabazi z'Imana. Iyi somo nanone namaze kubisobanura mu kanya, nanone muri Proverbs cyangwa se mu Migani 28:3 ko umuntu wishe ibyaha bye atazagubwa neza, ariko ubyatura akabereka uwo nguwo azagira gute? Azabarirwa ibyaha bye. Hanyuma icyaha cyose tihanye kiracyabitswe imbere y'Imana. Icyaha gikurwaho igihe cyose cyihaniye kukireka. Igihe wati icyaha ukakireka nibwo uhabwa imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane rero. Iyo umaze kwihana ibyaha ukabereka rero nibwo haba icyo nakwita fruit of repentance, cyangwa se kubona imbuto zo kwihana. Yesu ni Luka 3:7 Bibiliya iravuga ngo nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati,
mwabana b'inciramwe ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Mu yandi magambo, imbuto ziva ku kwihana nyakuri nta kintu nuko ari uba ufite ubugingo buhoraho, muri wowe ufite peace, amahoro muri wowe, kandi ufite n'ubwenge bw'Imana. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Hanyuma rero icyo navuga muri restitution of sin cyangwa se ikintu cya gatanu, hazaho ikintu nakwita guhamya. Niho twabonyemo ko hazamo Zakayo. Zakayo nguyu niho azira. Zakayo azira muri restitution of sin, mu kumara guhamya. Niwe muntu wujuje ibyaha bingahe? bitanu. Recognition of sin, kumvisha mu Imana, ukihana, ukatura, ukagenda utumenetse, ukana kureka, ukija mu cya gatanu restitution of sin, cyo guhamya no gusubiza iby'abandi warabyibye. Kuko Zakayo amaze gukizwa yahise agira umutima wo kunyarajya mu bo yambuye bose, abasubiza ibyabo byose, ndetse inshuro zingahe? inshuro enye. Nuko tubizi, nuko byagenze. Hanyuma rero bino data, uko niko kwatura nyakuri. Igihe cyose utatura gutyo, umenye ko ni amakosa. Kwatura nyakuri ni ukwihana, kureka, gufata icyemezo cy'icyaha, kabiri ugahindukira. Ibyo ari byose bivamo. Niba ari mu busambanyi ni ukuvayo, niba wacaga inyuma y'umugore wawe ni ukuvayo, niba wacaga wasamanaga abana batoya ni ukuvayo, niba bakoraga ibyaha ni icyemezo ufata. Guhindukira rero bigatubikuje mu cyemezo cyo guhindukira. Guhindukira rero ni uguhaguruka amarangamutima yawe yose ukayavamo, ugafata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Gatatu, ibyaha byawe bikabona gusiba, guhanagurwa imbere y'Imana. Icyo nakwita kugira umutima mushya, ugahinduka, hanyuma ukakira ububyutse cyangwa se iminsi yo guhemburwa ivuye ku Mana. Nibwo kwihana biba byuzuye nyakuri. Ibyo bintu bine ukora nibyo ushobora gukora, Imana ikakwishimira, ikakurutisha abandi. Hanyuma rero uku kari ukwatura nyakuri. Kadusenge Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, ndagushimiye kubwira ijambo. Reka rigere ku Banyarwanda bose muri rusange, reka rigere ku Banyafurika, isi yose muri rusange, kandi umuntu wese uryumva aciye bugufi yapfa ibyaha bye, ye kugira isoni, kuko nta soni dufite keretse z'ibyaha byacu. Umuntu wese ubana nawe kandi umugirire neza. Ibyo nsabe bose muri rusange, nanitera mu izina rya Yesu. Amen, amen.